Bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi tuyitangiranye na Bruno. Ni umusore wambaye neza cyane, yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, araberewe rwose, yambaye na rinete z'izuba, bigaragara rwose ko asa neza cyane. Aparitse rero imodoka ye ku muhanda, ariko ku ruhande ho gatoya aba rero akiyicariye mu modoka yibereye kuri telefone ari kuyirebaho, maze tagisi ikaba iraje iramugonze. Uyu mushoferi wa tagisi abona ko rero agonze imodoka ya Bruno, maze agahita asohoka muri tagisi akaza rwose yaciye bugufi ati mbabarira rwose bosi, ndakwinginze mbabarira. Maze Bruno nawe ati nta soni, ahita asohoka mu modoka ye akareba agasanga imodoka ye barayikoboye, ati nta soni uri kunyinginga kandi unyangirije imodoka, ati ukomeza kunyinginga urava aha rwose ari uko unkoreye imodoka ukayitunganya neza cyane. Ubwo kandi Bruno abivuga anamwambura urufunguzo rw'imodoka, maze uyu mushoferi agakomeza kumwinginga. Abantu bari mu modoka rero babona bitinze, maze Pascaline umukobwa nawe mwiza cyane ariko ugira amahane cyane bikabije, asohoka mu modoka rwose yarakaye, ati ariko se, ati we bosi, ati igihe bakwingingiye ntabwo rwose uri kubyumva, ati aka ni akantu bangije, akantu rwose nawe wagenda ukanihanagurira kagahita kavaho, ati ariko wabigize ibintu birebire, ati none uko tugusaba imbabazi niko uri kugenda urushaho kubyimba, ati uri kubyimbishwa n'iki se, ati urabyimbishwa n'iyi modoka wari wicayemo, ati rwose ibyo bintu ntabwo bikwiye. Pascaline rero ahita abwira shoferi ati mwine twigendere ariko mwihorere, urabona ibintu ari kuvuga rwose hari gahunda bifite, ati urabona ubu rwose ibi bintu birenze ku buryo byakabaye bidukerereza. Shoferi rero we akomeza gusaba imbabazi, maze Pascaline akabwira shoferi ati niba rwose utaje ngo tugende, reka nigendere n'amaguru cyangwa ntege moto, naho ubundi wowe ndabona rwose nta gahunda ufite. Pascaline rero ahita agenda yizunguje rwose, maze Bruno akamureba akananirwa kumukuraho amaso, aramureba rwose ntahumbye kugeza n'igihe shoferi yisubirira mu modoka ye maze akigendera, Bruno atanamenye ko bagiye. Areba uyu mukobwa rero icyerekezo aba anyuzemo, maze nawe agahita akata imodoka akamukurikira kugira ngo rwose aho ararebe aho aba agiye, kuko abakubita amaso akabona rwose aramutangaje. Pascaline rero we aba yitegeye moto, maze Bruno akayikurikira kugeza igihe rwose igereje Pascaline iwabo. Ava kuri moto rero akinjira mu gipangu, maze Bruno nawe agahita aza agaparika imbere y'igipangu, akava mu modoka agakurikira Pascaline mu rugo. Agerayo rero maze agakomanga, Pascaline agasohoka, yaza agasanga ni Bruno, agahita avuga ati wowe kandi, ati wankurikiranye, ati urashaka iki se kandi uranshakaho iki, ati urankurikiranye kugeza n'iwacu koko, utumye mva mu modoka ntageze aho ngiye, none uracyanankurikirana. Maze Bruno ati nifuzaga rwose kuvugana nawe niyo yaba amagambo 2 cyangwa 3 gusa. Bruno we aba yikundiye rwose uyu mukobwa aba yarabonye ubwa mbere, kandi ubu nifitiye amahane menshi, ariko rwose aba yamukunze, aba yamwishimiye, nubwo aba ari bakimubona aba yifuza rero ko rwose bagirana kontakite cyangwa se bakaba baganira rwose bihagije. Pascaline rero ahita abwira Bruno ati ngo urashaka ko tuganira, urashaka ko tuvugana, ati nta kibazo, ati we nyihanganira umunota umwe. Aba bimubwira aseka rwose nkaho yinjiye mu nzu kugira ngo amuzanire intebe yo kwicaraho. Ahita yinjira mu nzu ya Pascaline, maze agaruka azanye indobo yuzuye amazi, agahita ayisuka kuri Bruno, agahita amubwira ati sawa, ubwo noneho nyuma yo kugusukaho iyi ndobo y'amazi urambwira niba ugikeneye ko tuganira. Ati nta soni, ati ariko ubundi ninde wakuntumye, turatangirira mu muhanda unyiyenzaho bikarangira unkurikiranye no mu rugo, nzongera kubona ibirenge byawe hano tuzabonana. Ubwo aba ari bivuga Bruno bari kwihanagura rwose, ya mabuye aba yambaye baba bayakarabije, baba bamutoheje bamuhindanyije rwose, n'ukuntu yari akeye ari mwiza cyane, ariko rwose baba bamwangije.
arireba rero akareba ukuntu ishati ye ibaye, akareba ukuntu amazi ari kumushoka mu nkweto, maze ntagire irindi jambo na rimwe arenzaho, agahindukira rwose asohoka. Murumuna rero wa Pascaline aba asohotse yumva ibintu biri gusakuza, maze agahita avuga ati ariko mukuru wanjye rwose kuki ugira amahane, uyu musore urabona utamuhohoteye. Pascaline ahita akurura murumuna we akajugunya mu nzu, ati ndakuzi nawe ubugambo bwawe, ati nzira gira vuba. None rero agera mu rugo, maze akajya atekereza ukuntu bamumennyeho amazi, agaseka akenda gupfa, maze akajya yivugisha ati ibi bintu rwose nabikunze, ati ibi bintu ndabikunze cyane, ati uriya mukobwa yihagazeho, ati ariko reka nze noneho turebe ko rwose azancika, ndashaka kureba ahantu azancikira, ati byanze bikunze ngombe rwose nzamubone, uriya mukobwa tugomba gukundana byanze bikunze aho byanyura hose, ati gusa ntabwo byoroshye ariko ngomba kubigeraho. Akongera agatekereza bari kumusukaho ikidobo cy'amazi, n'ubundi akongera agaseka. Ibi bintu byari byamutangaje bikabije. Buracya rero Bruno utajya uva ku izima akongera kandi agasubira kwa Pascaline, aragenda noneho agakomanga, maze akaza gufungura murumuna wa Pascaline, aramufungurira agahita avuga ati ni wa musore w'ejo, maze Bruno aseka ati yego, ati ni wa musore w'amazi, bose bagahita basekera cyarimwe. Bruno rero abaza murumuna wa Pascaline ati none se Pascaline arahari ko nari nje kumureba? Murumuna we ati hoya rwose ntawe uhari. Bruno ati none se namutegereza? Murumuna wa Pascaline ati hoya, ati sinkeka rwose ko byaba ari byiza, ati ntawamenya icyo noneho yakora aramutse aje. Bruno rero aseka ahita abaza uyu mukobwa ati none se buriya hari ikintu yakora kirenze ibyo yakoze ejo? Uyu murumuna wa Pascaline nawe aseka ahita amubwira ati ntawamenya, noneho wabona yagutera nk'ibitaka. Bose n'ubundi bahita babiseka kuko rwose baba babigize urwenya, maze Bruno agahita abwira murumuna wa Pascaline ati nta kibazo, noneho reka ngende, ubwo uraza kumubwira ko naje hano kumureba nkamubura. Murumuna wa Pascaline rero ati yego rwose ndabikora, asigara aseka cyane, aseka rwose uyu musore ukuntu atajya ava ku izima. Ku mugoroba rero Pascaline arataha, maze akicara mu ntebe akitonganya, atari kundi abasore b'iki gihe ati wagira ngo rwose nta bwenge bagira. Murumuna we rero yinjira muri saro agasanga Pascaline ari kwitonganya byakomeye, ati none se ati ko witonganya niki? Pascaline nawe ati urabona ngo umuhungu mu isoko yifata rwose amenyere, ashaka kuza kuntereta, ati ariko nanjye namukosoye, nahavuye rwose abantu bose bamenye, nawe ndakeka ko nambona atazongera kumvugisha. Abakivuga ibyo rero, maze murumuna we ati ahubwo ukivuga umusore, ati nibutse ko rwose hari umusore wavuye hano kukureba. Maze Pascaline ati iyo mburamukoro se kandi yo ni iyihe? Murumuna we ati ariko se utaranamenya uwo ari we warangiza ngo ni mburamukoro? Pascaline ati nyine, ati mbwira, ati ni wa wundi ejo wamennyeho amazi niwe wari wagarutse? Pascaline ati sinakubwiye se? Ati nyine, ati uriya rwose, ati ni imburamukoro, ati ubundi se taranshakaho iki? Murumuna we ati ariko se mukuru wanjye, ati iyo uvuga abasore gutyo, ati ntekereza ko rwose wagira ngo ntuzigera ukora ubukwe, ati none se ati ntabwo uzashaka, ko nta musore n'umwe ukeneye kuvugisha? Pascaline ati njye sinzashaka, nta n'umusore n'umwe rwose nkeneye mu buzima bwanjye, ati sinzigera nshaka habe na rimwe, ati ikindaje njyewe inshinga ni ukubona rwose wowe murumuna wanjye ubayeho neza, umerewe neza, ati nta kindi, ati iby'abagabo njye rwose sinzigera na rimwe mbijyamo. Murumuna we akomeza kumubwira ati ariko nukuri ibyo bitekerezo ntabwo ari byo. Pascaline akamubwira ati ceceka, nta bitekerezo byawe nshaka. Uyu mukobwa rero nawe ahita yicecekera, maze akabwira Pascaline ati nta kibazo reka nkwihorere, ndabizi ko rwose kugira ngo umuntu ahindure ibyo utekereza bigoranye.
ku rundi ruhande rero Bruno uba wamaze kumenya yuko uriya mukobwa yitwa Pascaline, kuko rwose murumuna we aba yamubajije ati none se ni mukuru wanjye Pascaline uje gushaka, aba yamaze kumenya izina rye, rero arataha maze akicara muri salo agafata telefone ye agatangira gushakisha rwose ku mbuga nkoranyambaga zose kugira ngo ashakeho Pascaline maze amenye uburyo rwose yamubona. Abagishakisha rero rwose bitaranatinda agahita abona ko uyu mukobwa aba acuruza imyenda igiye itandukanye y'abakobwa, ahita yishima ati wawu, ati ndamubonye, ati ndetse mubonye rwose byoroshye, mpise mbona kandi n'impamvu yatuma duhura biroroshye cyane, ndumva nishimye rwose ko mubonye. Umusore rero ukorana na Bruno ahita amuhamagara ati kutaje ku kazi. Bruno ati uyu munsi mfite ibintu byinshi byo kwitaho, ati ntakubeshye rwose hari umuntu wanyuze mu maso ndamwishimira cyane, ati rero ngomba rwose kugerageza kureba uko namubona, ati ubu niwe rwose muri kano kanya uri kuntwarira umwanya munini, ndi gutekereza uburyo ki rwose nahura n'uyu mukobwa. Uyu mushuti we rero ahita aseka akamubwira ati noneho ubu ngubu ntabwo uzongera kwiruka kuri wa mukobwa wari umaze igihe wirukaho, ati uriya naramuretse rwose nabonye bidashoboka, ati ariko noneho uwo nabonye uyu munsi ndakubwiza ukuri azampindurira rwose stati, nzava mu cyiciro kimwe njye mu kindi. Ngo yarashatse kuvuga ko ashobora nyine kuzatuma ava mu busore maze akaba umugabo. Uyu mushuti we rero ahita amubwira ati ni ukuri, ati amahirwe masa. Bruno rero ahita afata telefone maze agahamagara Pascaline. Pascaline rwose yari yiyicariye muri salo ari kwimeza neza, ari kwambara neza, yigera imyenda, ntabwo rwose nzi gahunda yari afite, maze telefone birasonnye aritaba. Rero umuntu agahita amubwira ati none se, ati ni Pascaline ucuruza imyenda? Pascaline ati yego. Ahita amubaza ati none se mucuruza ibiki? Ati ducuruza ibintu byinshi, ati amasakoshi, imipira, ati amashati, ati ni ibintu byinshi cyane ducuruza. Maze rero uyu musore Bruno ahita amubwira ati ndashaka imyenda rwose myinshi, arayimubwira myinshi rwose ihwanye n'amafaranga menshi. Maze Pascaline ati none se birabageraho bite? Uyu musore aramubwira ati none se ntabwo mujya mushyira abantu? Pascaline aramubwira ati yego dufite uburyo bubiri, ati hari igihe wowe wohereza umuntu ubitwarira cyangwa se tukaba ari twebwe tubyizanira, ati amahitamo ni ayawe. Bruno rero ahita abwira Pascaline ati ndashaka ko mubizana rwose, ati kandi ndashaka ko ari nawe ubinzanira kugira ngo rwose unaharebe, ubutaha nzaguhe n'ubundi indi komande y'ibindi byinshi. Pascaline ahita amubwira ati nta kibazo, ati ahubwo mpa adresse ndaza rwose mbizane. Bruno rero ahita abwira Pascaline ati nta kibazo, wowe uraza kuza kuri adresse iyi n'iyi maze ubaze Bruno. Byanze bikunze Pascaline we yari atarumva izina ry'uyu musore mu matwi ye, kuko nta gihe na kimwe bari barigeze rwose bavugana ku buryo yaba yaramubwiye izina. Pascaline rero yavuye kuri telefone maze arishima cyane, ahita atangira kubyina, abwira murumuna we ati tekereza ko ati amafaranga ngiye gukorera uyu munsi araruta cyane ayo nakoreye mu mezi 2 ashize, ati uyu muntu ampaye komande y'amafaranga menshi cyane ashoboka. Maze murumuna we ati none se ubundi ko numvise ari ijwi ry'umugabo, ati ni gute umuntu w'umugabo ashobora gutanga komande y'imyenda y'abakobwa? Pascaline ati buriya se ntashobora kuba yenda ari kugurira girlfriend we cyangwa bashiki be? Ati ibyo byose nta nicyo bimbwiye, ati cyangombwa rwose ni uko muha imyenda maze nawe akampaye amafaranga, ati kuko aya mafaranga ndayashaka rwose nyabona kuri konti yanjye ndayakeneye, ati ahubwo reka ngire vuba rwose maze iyi myenda nyijyane. Pascaline rero aragenda akayihitamo rwose uko baba bayimubwiye, maze yamara kubipakinga akabijyana, agera kuri iyi rero adresse maze agakomanga, umuzamu akaza kumufungurira. Uyu muzamu rero araza agafungura akamubaza ati urashaka nde?
uyu mukobwa nawe ahita amubwira ati ndashaka boss wa hano kubera ko nari muzaniye imyenda. Uyu muzamu bari kureba iyi myenda rero akabona ko rwose ari imyenda y'abagore kandi abazi ko nta mugore uba muri iyi nzu, maze agahita abwira uyu mukobwa ati nyamara ati wibeshye rwose, ati iyo myenda ntabwo ari iya hano, ati nta muntu uba hano wayambara. Akomeza rero kuburanya uyu mukobwa kandi uyu mukobwa ari kumubwira ati adresse bampaye ni iya hano rwose ntabwo nayobye. Maze Bruno agahamagara uyu muzamu kuri telefone, aba ari kubareba ari mu nzu mo imbere, akamubwira ati bwira uwo muntu yinjire anzanire iyo komande n'iyanjye. Umuzamu rero arafungura maze Pascaline akinjira yaba akigera mu rugo mo hagati. Uyu musore Bruno asohoka mu nzu maze agahita aza ati iyo myenda ni njye rwose nari nayitumye. Pascaline rero ahita acika intege akavuga ati ni wowe wari watumye iyi myenda? Ati ndakeka rwose utakiyiguze bikurikijwe nuko ubonye ari njyewe nyizanye. Bruno rero ahita abwira Pascaline ati hoya nta kibazo rwose iyo myenda ndayishaka kuko nayiguze nyishaka, nta kibazo ahubwo yimpereze. Arayimuhereza maze agahita abwira umuzamu ati yijyane mu nzu, agasigara ari kwishyura Pascaline. Bruno rero amara kwishyura Pascaline maze Pascaline agashaka guhita yigendera. Bruno akamubwira ati ariko ntabwo wagenda gutyo gusa, ati njyewe nitwa Bruno, ati ndabizi nawe ko witwa Pascaline. Maze Pascaline agahita avugira hejuru ati ariko ubundi wowe aturanshakaho iki? Bruno ati ndifuza ko rwose twaba inshuti, ati inshuti zisanzwe. Maze Pascaline agahita amubwira ati oya njye sinifuza kuba inshuti nawe. Bruno ati ariko urabona rwose ukuntu uri kumbwira nabi, ati wagira ngo turi gutongana, ati kandi nyamara ntabwo rwose ari uko nifuza ko dutangira ubushuti bwacu, ati ndifuza ko rwose twatangira ubushuti twishimye, atari ukuvuga ngo ndi kugushyiraho imbaraga cyangwa se ntabwo rwose ubyiyumvamo. Ati urabona ko nta kibazo cyanjye, njyewe rwose ndi umwana mwiza, ndifuza rero kuba inshuti nawe gusa. Maze Bruno agahita akomeza abwira Pascaline ati none se ati nta kuntu ubundi iki kiganiro twazagikomeza turi gusangirira ahantu twicaye. Maze Pascaline ati nibyo wamenyereye rero, wamenyereye kwirirwa usohokana abakobwa? Bruno ati ariko ntabwo ari ibyo navuze rwose, ati ntabwo ari ugusohoka byo kuvuga ko njye nawe tuzasohoka nk'abantu bakundana, ati hoya, ati ni ugusohoka rwose tugasangira tukaganira by'inshuti zisanzwe, ati ntabwo ari iby'abantu bakundana. Maze Pascaline ati nta kibazo nzabitekerezaho. Bruno rero ahita amubwira ati ubwo nzakoherereza adresse n'isaha by'aho rwose tuzahurira tugasangira. Pascaline ati kandi unyumvire, nta nubwo ndakubwira yego none utangiye kunyoherereza isaha na adresse. Bruno ati ndabyizeye rwose ko igisubizo cyawe kiri bube yego. Pascaline rero ahita agenda ati ubwo ntacyo, ubwo tuzavugana. Maze Bruno akamubwira ati wiyiteho umukobwa mwiza, ati umunsi mwiza, ati kandi aturakoze cyane. Pascaline we agenda atareba inyuma rwose, ntabwo yongera guhindukira. Pascaline rero agera mu rugo yishimye cyane rwose ko aba yiboneye amafaranga, maze Bruno agatangira kumwandikira utumesaje ati wagezeyo amahoro, atumeze neza. Maze Pascaline akajya adusoma yisetsa. Murumuna we rero araza agasanga Pascaline noneho ari kujya areba muri telefone akisetsa, maze akamubaza ati noneho se byagenze bite ko mbona wishimye ko rwose atari ibisanzwe, atari ku bundi byagenze bite na wa muntu wari wagutumye imyenda? Pascaline atabwira murumuna we ati ntabwo rwose wakwemera umuntu wari wantumye iriya myenda, ati wakwemera ko uyu ari umusore witwa Bruno, ati wa wundi rwose waje hano ejo bundi? Maze murumuna we ati uravuga wa wundi wasutseho indobo yuzuye amazi? Maze Pascaline ati yego.
murumuna we ahita aseka ati njyewe n'ubundi rwose nari natangaye, ati umuntu wakora komande y'imyenda ingana kuriya, ati iriya myenda yari myinshi cyane ku buryo umuntu umwe atayigura, ati byumvikanaga rwose ko harimo akantu. Maze murumuna we ahita atangira guseka ati ariko rwose muranaberanye, ati ngewe ndebye mbona couple yanyu yaba ari nziza cyane, ati ndi kubitekereza muramutse mukundanye, ati reba ariko mwasohokanye. Maze Pascaline batangiye kurakara ati nawe icyo mpfa nawe ibintu byose ubibara mu rukundo, ati ariko ubundi ati nibyo wiga mu ishuri, ati kubera iki ari ibyo ngibyo uhora uvuga. Maze murumuna wa Pascaline ati impamvu aribyo nkubwira ni uko rwose mbona aribyo ukeneye, ibindi byose urabifite ariko urabura urukundo. Pascaline ati nta rukundo nkeneye, nta n'icyo rwose rwamarira. Murumuna we ati ariko njyewe rwose uriya mutipe ndamwemeye, atazi gutereta nta muntu n'umwe umurenzeho, ati urabona ngo agufatishe n'ukuntu wari warigize indakoreka, ati ndakubwiza ukuri muzanakundana, ati uriya mutipe nta hantu wamucikira, njye namwiboneye rwose ararenze, ntangiye kubyibonera n'amaso yanjye. Ubwo Pascaline ahita afata umusego maze akawutera murumuna we ati ceceka ahubwo uri kunsakuriza. Maze murumuna we ati ariko ubundi kuki uri gukomeza kwisetsa ureba kuri telefone harimo iki? Pascaline akamwihorera, ariko ubwo n'ubundi aba rwose yibereye kuri chat na Bruno. Umunsi wakurikiye rero Pascaline atuma murumuna we kuri farumasi kumugurira imiti. Uyu murumuna wa Pascaline rero umusore ubucuruza kuri farumasi baba basanzwe bakundana bateretana. Uyu mukobwa rero aragenda maze agatinda cyane rwose ari kwiganirira n'uyu musore, baraganira hagashyira umwanya munini, maze Pascaline agahita afata icyemezo cyo kuza gusangayo uyu mukobwa. Ku rundi ruhande ariko na Bruno aba yohereje wa muzamu we kuri iyi farumasi amutumye rwose imiti. Uyu muzamu rero aragenda yagera akayibagirwa, maze akabwira uyu mucuruzi ati reka mbaze bosi imiti yantumye uko yitwa, akabanza agahamagara Bruno kugira ngo amusobanurire. Muri ako kanya rero aba ari guhamagara ajya kubona akabona Pascaline arinjiye n'umujinya mwinshi, maze akita akurubana murumuna we ati iki gihe cyose nagutumiye ni ibi nakubwiye kuza gukora, waje uza kwiganirira n'uyu musore. Ahita akurura murumuna we akamunaga hanze, maze agasigara rwose ari guha iki uyu musore ati ikindi gihe uzibeshya wongera gutereta murumuna wanjye nzakwereka, ati njyewe nta mikino ngira. Maze agahita afata murumuna we bagataha. Uyu muzamu rero wa Bruno bamara kumuha ibyo bagombaga kumuha, maze agataha agera mu rugo akabwira bosi we ati bosi ati ngwino urebe niba nazanye ibya nyabyo, ati gusa kubera ko nzi ukuntu witonda nari natekereje ngo niyo nazana ibitari ibya nyabyo ntabwo wantunganya, ngo wabifata rwose kubera ukuntu utagira amahane. Maze Bruno ati ubwo rero waramboneranye ubona ko nta mahane ngira, none ubutekereza kunzanira ibyo ntagutumye, maze ukumva se mfite ubwenge buke ku buryo wanzanira imiti rwose batanyandikiye nkayinywa. Ati ngaho genda rero, genda ujye mu kazi. Mbere yuko rero uyu muzamu asohoka arabanza akamubwira ati ariko bosi ati hari akaronje kaka kukubwira, ati kuri farumasi nahuye na wa mukobwa wakuzaniye imyenda. Maze Bruno ati Pascaline, uyu muzamu ati yego, ati icyakwereka rero ukuntu yahondaguye wa mucuruzi wo kuri farumasi, undi atese ati byagenze bite? Maze uyu muzamu ati urabona uriya mucuruzi yateretaga murumuna wa Pascaline, ati Pascaline yaje aramuhondagura, ati numiwe, ati rero nahise ntekereza kuri wowe, ati natekereje ukuntu uriya mukobwa ari inkuba naho wowe rwose ukaba witonze cyane, ati maze ntekereza niba uzamushobora, ati birancanga.
ubwo rero Bruno ahita amubwira atumva ati ntukanyivangire mu buzima, ati jya umenya ibyawe, ati ntukinjire mu bitakureba rwose, ati iby'abandi jya ubirekera ba nyirabyo baba ari bo babyimenyera, ati wishaka rwose kwinjira mu buzima bwanjye, ngaho sohoka genda ujye mu kazi kawe, numvise ngabanya ayo magambo. Bruno rero asigara avuga ati ariko Pascaline amahane ugira azashira gute? Ati gusa njyewe ndabizi neza ko rwose ntabwo bizavamo, ntabwo njyewe uzayangiraho amahane kubera ko njyewe ntabwo uzancika, tuzakundana kandi ndabyizeye ijana ku ijana. Ba Pascaline rero bagera mu rugo maze Pascaline agatangira gusomera murumuna we ati ariko urabona rwose ukuntu unsebeje imbere y'abantu. Pascaline ati ahubwo se ari wowe nanjye ninde usebye? Maze murumuna we ati ariko uzi yuko rwose ndengeje imyaka 20, kuba se abasore bantare turumva rwose ari ikibazo. Maze Pascaline arakaye ati bagutereta, ati muri bariya bose se ninde ukwishyurira minerivare? Ninde se kandi umunsi nyirizina rero wa Pascaline na Bruno wo gusohoka uragera, maze Bruno akahagera kare agategereza Pascaline arahamusanga maze akamubwira ati mbabarira rwose natinze nagukerereje, ati ambuteyaje rwose ntiziba zituma umuntu ava ahari. Maze Bruno ati oya nta kibazo, ati ahubwo ninjye nazindutse, ati nari nashyushye rwose numvaga ntizeye neza kuri buze, ati gusa ndakubonye, ati ndishimye cyane. Maze Pascaline ati uri kugerageza se kumbwira ko nta makosa nakoze? Bruno ati rwose ntayo wakoze, ninjye naje imbere. Bruno ahita amuca mu ijambo maze akamubwira ati uri mwiza cyane, wambaye neza, urasa neza. Maze Pascaline ati uri kuntera imitoma kandi nanone? Maze Bruno ati hoya ibyo mvuga rwose ni ibiri kumva ku mutima, ati gusa rwose nishimiye kuba ndi kumwe nawe muri aya masaha. Baba bakiri muri ibyo rero maze umuntu useriva akaba araje ati murafata iki? Bruno ahita amubwira ati baza rwose uyu mukobwa, ati icyo afata nanjye nicyo mfata. Pascaline ati njye ndafata inkoko n'amafiriti. Maze Bruno nawe ati nanjye nuko, ati icyo kunywa se? N'ubundi icyo Pascaline yavuze na Bruno nicyo rwose yafashe, yari yavuze ati ndafata ibyo ufata nta kibazo. Bahita rero bakomeza n'ubundi kwiganirira bakabwirana ubuzima bwabo uko bwagiye bugenda. Bruno rero akomeza abwira Pascaline ati ariko ati uyu munsi uratuje, ati uzi ko ntari nzi ko rwose ujya witonda bingana gutyo, ati ukaba utuje kugeza hano, ati ntabwo wamenye ko ari wa mukobwa wamennyeho amazi, wa wundi wose uba ucungira murumuna we hafi aho ngaho ko ari umusore ushobora kumutereta. Pascaline ahita amubaza ati byose kandi byo gucunga murumuna wanjye byo wabibwiwe n'iki? Bruno ati nyine hari umuntu ukuncungira. Pascaline ati ntekereje rwose umuzamu wawe. Undi ati yego niwe, ati yagize ubwoba ko rwose nubimenye ko yabivuze uzamwirenza neza. Maze Pascaline ati reka ntabwo ngejeje aho ngaho, ati gusa amateka yanjye rwose yo mu bwana yagiye ankurikirana, ati naho ubundi ntabwo rwose ndi umuntu mubi, nta nubwo ngira amahane bingana gutyo. Bruno rero ahita amubwira ati mbwira ati amateka yawe yo mu bwana se kandi ni ayahe? Pascaline ati ntakubeshye numvaga uyu munsi rwose atari uwa nyawo wo kuba twavuga inkuru zibabaje. Maze Bruno ati ahubwo uyu munsi ni wo wa nyawo kugira ngo rwose tubwirane ahashize hacu, tumenyane birenzeho, ati ndumva rwose ari iby'umumaro. Ati nguteze amatwi mbwira niyo rwose byasaba yuko ndara ijoro ryose nguteze amatwi nabikora, nta kibazo ndahari ku bwawe. Pascaline ahita amubwira ati niba rwose bitakubangamiye, ati nta kibazo, ati nanjye ndirekura maze nkubwire ibinyerekeyeho, ati nanjye rwose ndifuza ko tumenyana birenze aha. Pascaline rero ahita atangira
kubwira rwose Bruno ukuntu kuva na kera bakiri abana yahoraga buri gihe adashaka ko hari abahungu basagarira murumuna we. Ibyo bintu mama we yahoraga amubwira ati ntukarwane, ariko Pascaline akamubwira ati njye sinjya nkunda abahungu baba basagarira murumuna wanjye. Mama we rero agiye gupfa yaramubwiye ati uzamenye murumuna wawe, uzamwiteho, ibyo azakora byose uzamube hafi. Iryo jambo rero rya nyuma rya mama we ryatumye noneho rwose Pascaline arushaho gukomeza kwita kuri murumuna we, ari nako rero amubuza abo basore bose bamumenyera, maze bakaba bamutesha amashuri ye bakamubuza kwiga. Niyo mpamvu rero yamugendagaho akamubuza kugira umusore n'umwe bavugana. Pascaline rero akomeza abwira Bruno ati niyo mpamvu nkora cyane, ati ngenda akora kugira ngo murumuna wanjye rwose abeho neza, ati rero nta mpamvu zo kugira ngo hagire umumenyera. Bruno rero ahita abwira Pascaline ati ni ukuri noneho ndakumvise kandi ndagusobanukiwe, ati gusa uri umukobwa utangaje, uri special si ukubeshya, ati ibyo kandi ukora rwose n'undi wese yabikora kugira ngo yite ku muryango we, ati sinabyumvaga ariko noneho ubu rwose ndabimenye kandi menye ko uri umukobwa w'umwihariko. Bakomeza kuganira rero ari nako basangira, maze bakagirana umugoroba mwiza cyane, basezeranaho rero maze bagataha. Ariko Bruno agera mu rugo akabura amahoro, agakomeza yibaza ati uriya mukobwa ararenze, ati uriya mukobwa rwose ntasanzwe, ati ndi umunyamahirwe ahubwo kuba rwose ampa n'umwanya wo kumuvugisha, ati ariko ndumva rwose nifuza kuzamugira iruhande rwanjye ubuziraherezo, ati gusa nanone sindamenya inzira byacamo kubera ko rwose aragoye, afunze umutwe, kumwegera ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko ndamwifuzaho rwose nk'umukunzi w'ibihe byose, icyo byansaba cyose nzagitanga, ariko uriya mukobwa udasanzwe abo wanjye mwiyegurire. Aratekereza ibyo rero rwose maze akabura ibitotsi, bikarangira asinziriye ataniyoroshe, aryamye hejuru y'amashuka kubera ukuntu ibitekerezo biba byamubanye byinshi, maze agasinzira asinzirijwe n'umunaniro. Bruno rero n'ubundi arakanguka akisubirira rwose muri bya bitekerezo bye, ati nari mbizi ko ntajya nibeshya, nari mbizi ko ibintu rwose ntekereje ari byo, ati nk'uko natekerezaga ko uriya mukobwa ari umwana mwiza, ati none dore sinibeshye, ati ndi umunyamahirwe, ati uzi ko ameze nk'umuntu rwose waguye mu kirombe cya zahabu, ati meze nk'umuntu rwose watsinze umukino w'amahirwe kandi nkawutsinda cyane, ati ntakubeshye, ati naratomboye, ati ni ukuri rwose ndumva nezerewe. Ku rundi ruhande rero Pascaline nawe ntaba agishyira telefone hasi, abasigaye rwose yikorera kuri chat na Bruno. Murumuna wa Pascaline rero aramubaza ati rwose ndabibona uri mu rukundo, maze Pascaline ati kandi ndakwiyamye, ati kubera iki buri gihe ubu ngendaho, maze murumuna we ati ndabibona rwose ko wishimye, ati usigaye uhora useka, ikindi kandi usigaye uhora muri telefone yawe. Ahita amwaka telefone maze akarebamo, agahita asanga yari ari koherereza ifoto Bruno, maze murumuna we ati ndishimye cyane ko rwose uri guha amahirwe uyu musore, ati ntuzamukinishe, uyu musore ni umwana mwiza, muha amahirwe mukundane maze nawe wishime. Pascaline rero aramwihorera kuko rwose ntabwo yajyaga ashaka kuvuga amagambo menshi ayabwira murumuna we, ariko murumuna we yabibonye ko mukuru we ari mu rukundo kandi rwose bigeze kure. Pascaline rero na Bruno bakomeje kugenda basohokana umunsi ku wundi. Umunsi umwe rero n'ubundi bari basohotse
bicaye bari gusangira, maze Bruno areba mu maso cyane Pascaline. Pascaline yubuye amaso asanga Bruno ari kumureba mu buryo butangaje, yahise agira isoni maze aramubwira ati uri kuntera isoni rwose. Bruno arakomeje aramureba ntiyagira ijambo na rimwe avuga, barakomeza bararebana, maze Pascaline nawe arekera gufata amafunguro maze areba uyu musore cyane. Bose bararebanye maze biretruva barasomanye maze batangira kubwirana uburyo ki bakundana, gusa bose rwose byari bibatunguye. Maze Bruno abwira Pascaline uburyo amwishimira, uburyo amukunda kandi rwose uburyo abirimo seriye atazigera amuhemukira cyangwa ngo amureke. Pascaline rero nawe yarabyumvise maze aramubwira ati nanjye ni ubwa mbere rwose niyumvisemo umusore. Aba bombi rero bagize umugoroba mwiza w'urukundo rwose bararyoherwa, maze Bruno asaba Pascaline ko yazamujyana iwabo maze bakajya gusura mama we akamumwereka. Pascaline aravuga ati rwose nta kibazo uzanjyane, ndumva nabikunda kandi nkabyishimira. Bruno ati mama wanjye azakwishimira ndabizi. Pascaline ati byaba rwose ari iby'agaciro kuri jyewe. Bapanze rero umunsi bazajya kureba mama wa Bruno. Umunsi rero warageze maze Bruno ajya mu rugo ategereza Pascaline. Pascaline nawe rero yimeshije neza maze rwose ariyatsa bya bindi by'abakobwa, asokoza imisatsi neza, yambara neza kandi ibintu byiyubashye, arimakiya asa neza cyane rwose, yari akeye. Abwira murumuna we ati rero ngiye kureba mabukwe. Yaragiye rero maze agera iwabo wa Bruno. Bruno aramuzimana maze ahita ajya guhamagara mama we. Mama we yaraje rero akiza ahita yicara muri salo maze abwira Bruno ati ndabona wazanye umuntu mukorana. Ati uyu se ati ni umwe mu bakozi bawe? Maze Bruno ati hoya mama rwose, ati uyu ni wa mukobwa nakubwiraga, ati uyu ni sheri wanjye ndamukunda cyane. Mama we rwose ntiyigera anareba uyu mukobwa, maze ahita abwira Bruno ati burya se ati uciye bugufi bingana gutya? Ati ntakubeshye, ati warisuzuguje cyane, ati ni gute wakunda uyu mukobwa? Ati uyu mukobwa si wo ku rwego rwawe rwose habe namba, sinumva rero ukuntu rwose wamukunda. Ati cyakoze urantunguye, ati ikindi kandi rwose ndabona ngiyeho si ibi nari nizeye, ati iyo menya ko ari ibi ngibi ntabwo mba niriwe nza kureba uyu mukobwa, ati ntabwo rwose biba byanzanye. Maze Bruno ati mama mbabarira rwose, ati reka kuvuga ibyo bintu, ati ntabwo ari byiza, ati umushyitsi wanjye mwubahe rwose, reka kumusebya bigeze aho ngaho. Mama we ati sawa, niba rwose udakeneye ko nkomeza gushyiraho komantere reka nigendere, ubwo nzaba mbivuga undi munsi. Ubwo yahagurutse arebera uyu mukobwa ku rutugu ariko kandi anamwimyoza, ntiyanamusezera ahita yigendera. Pascaline yarababaye maze rwose yumva arasebye, yumva biramubabaje ukuntu bamuciye amazi. Yagiye guhaguruka rero ngo yigendere, maze Bruno aramubwira ati hangane mukunzi wanjye, ati mama ni kuri yamera iyo abonye umuntu bwa mbere, ati ariko ndabizi neza ko nimwongera kubonana rwose azaba noneho yakumenyereye, atazongera kumera kuriya. Pascaline atuvuze ngo iki? Ati niyongera kumbona, ati ubu rero urabona ukuntu kose nsebeye hano ntazahagaruka, ati ubwo se naba ntagira ubwenge bingana iki? Ati ntabwo rwose nzongera kugaruka mu rugo rwanyu. Ahita ahaguruka rero maze akagenda. Buri namubuze ariko Pascaline kanga akagenda kuko rwose aba yababaye. Agera mu rugo rero akabwira murumuna we ati ntabwo wakumva ukuntu byagenze nabi, ati rwose umubyeyi yanciye amazi ambwira amagambo mabi yose ashoboka, ati ikigaragara cyo ntabwo rwose ashaka yuko ari njye nawe umukazana we, ntabwo ari njye mukobwa yifuza kuba umusore we yakunda.
murumuna we ahita amubwira ati nyamara urihuse cyane, ati njyewe rwose ntabwo ari ibyo ngibyo nakugiramo inama, ati nyine yenda uko ubonye umuntu bwa mbere akenshi niko bikuguma mu mutwe, ati ariko nanone wagerageza ukazongera mugahura ukareba ko wenda ushobora gusanga ari uko uyu munsi atari yabyutse neza. Abakivuga ibyo maze Pascaline agahita amubwira ati nyamara ibyo bintu uri kuvuga ni nabyo rwose Bruno yambwiye ngo nzagerageze nongere mpure nawe ngo maze ngo turebe ngo uyu munsi wundi tuzahura bishobora rwose kuba amahoro, noneho ntambwire amagambo mabi. Murumuna we ahita amubwira ati cyane bitekerezeho maze uzongere kandi uhe Bruno andi mahirwe. Bruno rero we na Pascaline n'ubundi bakomeza kujya bihurira, maze Bruno agasaba Pascaline ati noneho ndifuza ko wazaza mu rugo maze tukaba twamarana nk'icyumweru cyose, ati bityo uzaba rwose unamaze kumenyerana na mama, azaba amaze kubona ko rwose uri umwana mwiza kandi uri n'umukobwa mwiza. Pascaline rero icyo gitekerezo aracyumva kandi akumva nicyo. Afata varize rero maze bakagenda, Bruno ubwo aba yaje kumutwara, bagera iwabo maze akamubaza ati mama wawe se arahari? Bruno ati byanze bikunze buriya ari hafi aha ngaha. Baricara rero mu ntebe maze bagatangira kuganira. Bruno abwira Pascaline ati nizere ko kuri iyi nshuro bizagenda neza rwose, ati nizere rwose mama wanjye atazongera kumbwirira nabi sheri wanjye, ati kubera ko urabizi uri umwamikazi wanjye, simba nshaka rwose umuntu ukubabaza. Pascaline rero aramubwira ati rwose nizere ko bizaba amahoro, ati nanjye mfite icyizere. Mu kanya gato rero Pascaline yahise avuga ati reka noneho njye no kubategurira ibya saa sita. Yaragiye rero ajya gutegura, gusa ubwo mama wabo n'ubundi yari yicaye rwose mu cyumba gikurikira salo, ariko bumva ibyo bavugaga byose ariko yabihoreye yanze no kuza gusuhuza Pascaline. Pascaline rero aragenda agateka, maze ibyo kurya byamara gushya agiye gutegura ameza, mama we aramucunga agiye muri salo kugira ngo ategure ameza, maze mama wa Bruno agahita agenda akabishyiramo umunyu mwinshi cyane ukabije, akavangavanga maze agasubira aho yari yicariye akiyicarira. Ubwo rero Pascaline araza rwose agategura kuko yari azi neza ko yatetse ibyo kurya bimeze neza, cyane cyane ko yaragiye anabiteka abyumva, maze akaza agategura ameza. Ubwo arabahamagara ati muze rero ibyo kurya byabonetse, bakaza bose bakicara ku meza, maze mama wa Bruno agatangira abwira Pascaline ati wakoze rwose mukobwa mwiza, ndagushimiye kubw'iri funguro waduteguriye, ati ndabikunze rwose, ati ndabona binasa neza biranahumura neza, ati ndizera ntashidikanya ko biryoshye cyane. Bruno rero nawe bari guseka yishimye, ati nanjye ndabona rwose biryoshye, ati kandi ibi byo kurya nibyo byo kurya byanjye by'umwihariko. Bariseriva rero maze mama wa Bruno akaba ari utamira bwa mbere, aratamira agahita yongera agafata seriviyete akabiciramo, ati mbega ibiryo ukuntu bimeze. Maze Pascaline akagira ngo ni bya bindi kandi bisanzwe, yenda aragira ngo n'ubundi amusebye. Pascaline ati kandi se habaye iki? Maze Bruno nawe agahita atamira, nawe bikagenda gutyo agahita abicira. Pascaline ati bimeze bite se ibi byo kurya? Bati birimo umunyu mwinshi cyane umuntu atabasha kurya. Pascaline ati oya ntabwo byashoboka, ibi byo kurya nabyitekeye kandi rwose nagendaga numva uko umunyu ungana, nta munyu mwinshi urimo. Aratamira rero nawe maze agahita yumva harimo umunyu utabaho. Ahita abwira Bruno ati umbabarire rwose mukunzi, ati gusa ntabwo rwose ari uku natetse ibi biryo bimeze, ati ahubwo sinzi ikintu cyabaye, ati nabitetse mbyumva ntabwo rwose ari uku byari bimeze.
Mama wa Bruno rero we ahita abwira Bruno ati ntakubwira, ati umukobwa ufite nta kigenda, ati ngaho tekereza umukobwa utazigera anagutekera na rimwe mu buzima bwawe, ati ku munsi wa mbere atetse reba umunyu atetse, ati narabikubwiye ko nta mukobwa urimo ariko ntabwo ushaka kubyumva, reka nta kibazo ukomeze ubyibonere mu bikorwa. Bruno rero ahita avuga ati ariko hoya rwose nawe mama wikabya, ati iri ni ikosa kandi umuntu uwo ari we wese ryamubaho, ati ntawe bitabaho n'umwe. Pascaline rero we ahita abwira Bruno ati none se sheri, ati najya gutegura ibindi byo kurya kugira ngo mutirirwe ubusa. Mama wabo rero wahita amubwira ati n'ubundi warangije kutwangiriza ibiryo, ikindi kandi nta peti rwose tugifite warangije kuyica, n'ubundi utetse nta wabirya kandi n'ubundi warangije kubipfusha ubusa, bireke rero noneho ibyo wakora nta wamenya ibyo ari byo, ubu noneho wabona wateka ugashyiramo amabuye, ati niba watetse umunyu ungana gutya, ati ubwo icyo wakora ubutaha nta wakimenya, ati uwakureba ubwiza ufite ntiyamenya ko rwose uri ingunguru irimo ubusa nta kintu na kimwe uzi gukora. Ubwo rero nanone Pascaline arababara cyane maze agahita agenda yiruka akajya mu cyumba, aragenda akicarayo akarira nk'agahinja, akavuga ati ni ukuri uyu mubyeyi ntankunda habe na mba, ati gusa sinumva ukuntu byagenze, ariko we ahita abikeka kuko ibi byo kurya byose aba yabiriyeho mbere y'uko abitegura, ahita akeka rero ko uriya mubyeyi yaba yamucunze maze akaba ari we umushyiriramo umunyu, gusa nanone nta gihamya aba afite ku buryo rwose yabibwira Bruno, aricecekera gusa akabwira Bruno ati rwose ntabwo ari uku natetse bimeze. Bruno rero amusanga n'ubundi mu cyumba yarize yahogoye, akamubwira ati ihangane humura njyewe ndahari kandi ndagukunda ndagushyigikiye, ndabizi rwose ko nta kibi wakora, ikindi kandi ibi ngibi rwose ni ibisanzwe, ni ikosa buri muntu wese yakora, ubwo rero njyewe ntabwo nakurenganyije urabizi, gusa ihangane ndabizi neza ko mama muzageraho mukumvikana kandi azagukunda ndabyizeye ntashidikanya. Pascaline rero abwira Bruno ati nta kibazo ku bwawe rwose reka nkomeze ngerageze, ati ndagukunda nanjye ku buryo ntapfa kugutakaza, ati rero reka nkomeze ngerageze rwose turebe ko n'urukundo rwa mama wawe twarubona maze umubano wanjye nawe akawuha umugisha, nibyo nifuza, sinifuza kuba nabana nawe ariko mama wawe atabihaye umugisha, burya rwose urwo rugo nta mahirwe ruba rufite, si ibyo rero njyewe nshaka rwose. Ku cyumweru rero ku mugoroba mama wa Bruno yaragiye akugurira imiti isinziriza maze araza ayishyira mu byo kurya by'aba bombi, ndavuga ubwo Bruno na Pascaline barariye rero maze bajya kuryama basinzira rwose nk'abantu batari bazima, barasinziriye saa 2 z'igitondo ziragera kandi byumvikane neza Bruno yagombaga kujya ku kazi, maze mama we araza aramubyutsa saa 2 ati iki gihe rwose muracyasinziriye. Bruno rero we yarabyutse ariko Pascaline we noneho yari agisinziriye yashyizweyo, nta nubwo yigeze abyumva ibyo bavugaga, maze mama we abyutsa Bruno bajya muri salo, aramubwira ati tekereza ko uyu munsi ariko wa mbere wagombaga kuba wagiye ku kazi kare kare, ati none dore umugore wawe ari kukubyutsa arisinziriye ahubwo wagira ngo nta cyabaye, none ubyutse saa 2 zose, ati ntakubwira ko rwose umugore wawe nta kamaro na kamwe afite ukagira ngo ndakubeshya, ati ubu umugore utanakubyutsa ngo ujye ku kazi urumva ari mugore nyabaki. Maze Bruno ati ariko mama wikabya, ati nta kibazo rwose ndaje njyeyo, ati twaryanye tunaniwe buriya niyo mpamvu twasinziriye gutya. Mama we ati nyine komeza umuvugire ariko wowe gusa menya yuko ntacyo ufite rwose, uriya nta mukobwa umurimo. Mama we rero ahita yigendera maze Bruno agasubira mu cyumba akabona rwose Pascaline we nta na gahunda yo gukanguka afite, aramwihorera rero maze akitegura vuba vuba agahita ajya ku kazi, ariko mu by'ukuri baba basinzirijwe n'iyi miti uyu mubyeyi aba yabahaye. Umunsi wakurikiye rero nawo
Pascaline aragenda agafura imyenda y'uyu musore baba bakundana maze akayanika. Uyu mama Bruno rero abwira umukozi wabo ati genda unyandurize iriya myenda bishoboka byose. Afata amazi maze bagashyiramo ibyondo bakajya rwose bateraho bakayanduza, maze Pascaline yajya kuyanura agasanga iranduye rwose bikabije. Mama we ati ntakubwira, ati tekereza noneho, ati umugore utazi gufura, ati ndakubwiza ukuri uyu mukobwa wawe nta kintu na kimwe ashoboye, ntazi guteka, ntazi gufura, cyakoze n'uwo kuryama gusa akaryama akabyuka saa sita. Ati uyu rwose nta mumaro we, ati umuntu utazabasha no kukwitaho, ati nyamara nabikubwiye rwose nta kintu azagufasha. Ati uyu mukobwa mureke, aturibuka umukobwa mwakundanaga, ati uriya mukobwa yari ku rwego rwacu rwose, iwabo ni abakire, yarize cyane, ikindi kandi yari azi gukora ibintu byose. Maze Bruno ati rero mama, ati nyine yari ari ku rwego rwanjye ukurikije ibyo ushaka kumpitiramo, ati ni umunyamashuri, ati waba nta bakene n'inshuti zawe, ati ariko mu by'ukuri njyewe uwo nkunda ni Pascaline, niwe umutima wanjye wahisemo kandi niwe umpa ibyishimo, ati ntakubeshya ahubwo njyewe mbona ari uri ku rwego rwanjye kurusha abandi bose uvuga, ati uriya mukobwa ndamukunda ku buryo utabyumva. Mama we ati komeza uyobe, ati rwose ni akazi kawe. Mama Bruno rero abona ibyo ari gukora bidahagije, maze agafata icyemezo cyo gutumaho rwose wa mukobwa wakundanaga na Bruno. Uyu mukobwa araza akaza azanye na varize, maze abakinjira agahita akubitana na Bruno, maze ati sheri, atumeze neza? Bruno ati sheri nde? Ati njye ntacyo rwose mpanga nawe. Agahita yigendera atanamusuhuje. Ubwo uyu mukobwa ahita abwira mama Bruno ati ko ndeba se kandi yanjyanye umwanda bimeze bite? Mama Bruno ati wowe byihorere, ati yicarire hano urambye, ati ibindi byose ndabizi ko nzabigenza, ntuhangayike. Ubwo rero Pascaline we rwose uba urembejwe n'ibintu byose baba bamukora, ibyo akoze byose babyangiza. Noneho abona hajemo n'umukobwa, maze akabaza Bruno ati uriya se kandi ninde? Bruno ati ni umukobwa twakundanaga. Pascaline ahita azinga imyenda ye kuko rwose ababona noneho kuri iyi nshuro bitavamo, ahita azinga maze akitahira akisubirira kwa aho yabanaga na murumuna we. Aba rero babona noneho amaze kugenda, maze mama Bruno agakomeza akabwira uyu mukobwa ati noneho ushyiramo agatege maze wigarurire umutima w'umugabo wawe. Uyu mukobwa rero atangira noneho kujya asanga Bruno mu cyumba igihe cyose agiye nko kuryama, maze uyu mukobwa agahita amusangamo. Bruno agahita yifatira umusego akagenda akajya kwiryamira mu kindi cyumba agahita afunga. Uyu mukobwa rwose akora ibishoboka byose kugira ngo arebe ko yaryamana na Bruno, ariko akamubera ibamba. Mama Bruno rero abwira mama ati mama rwose nkubwize ukuri, uyu mukobwa simukunda kandi nzigera nanamukunda, nkunda Pascaline kandi ndifuza ko rwose agaruka muri uru rugo. Nkubwize ukuri rero mama, nibinaba ngombwa nanjye nzagenda singaruke, nintabona rwose Pascaline nta wundi mukobwa nzigera mbana nawe. Mama we rero abica amazi agakomeza rwose agahatiriza kugira ngo Bruno akundane n'uyu mu ex we, ariko biranga bikaba iby'ubusa rwose kuko Bruno nta nuko aba amureba n'irihumye. Bruno rero arambirwa imikino ya mama we n'uyu mu ex we, maze akabwira mama ati umva rero nkubwize ukuri, ati Pascaline mu masaha 48 n'aba ataragaruka kuba muri iyi nzu ndahita ndekera kwitwa umwana wawe, sinzongera rwose kuba umuhungu wawe ukundi, sinzongera kukuvugisha, ndetse ndahita mva muri iyi nzu maze ngende. Mama wagira ngo ni imikino, maze Bruno akajya ku kazi arataha ntasuhuze mama we. Mama we akabona umwana we munyuze atamusuhuje, ni ubwa mbere mu buzima ibyo bintu aba abibonye. Ahita ahaguruka mu ntebe maze
we akabaza Bruno ati none se ati bya bintu birakaze bigeze aha. Bruno turabivuga se aturabizi ati bya bintu byose nakubwiye nari nkomeje ati mu masaha 48 niba ntarabona umukunzi wanjye hano ati ndakubwiza ukuri rwose uhita umenya ko nta mwana ufite ati kuko nanjye guhera icyo gihe mama wanjye araba yarapfuye kera ndaba ndi imfubyi rwose ku babyeyi bombi. Uyu mumama rero uba ufite rwose uyu mwana umwe gusa w'umuhungu arabyumva maze umutima ukamuvamo ahita abwira Bruno ati uretse nkubwire ati ntabwo rwose nari nzi ko bikomeye kugeza aho ati niba Pascaline ari we muntu wenyine waguha amahoro, niba ari we ukunezeza, niba ari we utuma wishima rwose mwana wanjye nta mpamvu ufite n'imwe yo kukubuza ibyishimo, ndabikwemereye rwose nta kibazo ugenda umuzane maze agaruka rero sinzongera kumubangamira, nta kintu na kimwe kibi rwose nzongera kumukorera kubera yuko rwose urabizi ngo ufite uri umwe sinifuza rero icyakubabaza. Bruno ahita abaza mama we ati koko se mama ati urabyemeye ko agaruka? Mama we ati ndabyemeye rwose. Bruno araza agahobera mama we akamusomagura mu gahanga maze agahita arambika igikapu yari afite muri salo agahita yiruka ajya kureba umukunzi we. Wa mu ex we rero ahita aza nawe yahinze agahita abaza mama wa Bruno ati none se kandi ko najyaga nkeka ko ushyigikiye ibyo ni ibiki ukoze, uramwemereye ngo ajye kuzana uriya mukobwa koko? Nawe urantengushye, nari nzi ko rwose wowe uri ku ruhande rwanjye. Mama Bruno ahita amubwira ati nakubeshye, nari nje rwose ku ruhande rwawe, urabizi ababyeyi bawe bari inshuti zanjye cyane ndetse rwose nari ngushyigikiye ko wabana n'umuhungu wanjye, ariko nanone ntabwo natuma rwose mbura umuhungu umwe wenyine mfite kugira ngo rwose mukugurane, ntabwo bishoboka. Ati byanze bikunze niba hajemo amahitamo hagati yawe n'umwana wanjye ati birumvikana ko rwose ngomba guhitamo umuhungu wanjye, ati icyo yifuza rero nicyo nanjye namwemereye, ati rwose ntabwo nkiri ku ruhande rwawe, sinkikurwanirira kubera ko ndarushye, nabonye ko bidashoboka, ati nahawe nawe nk'umukobwa niba wifitiye icyizere ngaho irwanirire maze rwose urukundo rw'umugabo wawe urutsindire, naho njyewe sinkiri ku ruhande rwawe habe na gatoya kubera ko sinifuza kubura umwana wanjye, sinabyibabarira rwose nakwimanika mu mugozi. Uyu mukobwa arahita yivumbura maze agahita avuga ati n'ubundi ati icyo gukora njyewe rwose ndakizi. Uyu mu ex wa Bruno rero ahita ajya mu cyumba maze agahamagara igihungu cy'ikirara akakibwira atumva ati ndashaka ko rero hari akazi rwose uri buze kunkorera kandi ugakore neza, ati hari umukobwa nshaka ko uri bushimute, ati kandi numara kumushimuta turahita tumwica, ati ntabwo mushaka rwose agifite ubuzima simushaka ahumeka, ati ndaje rero nguhe adresse neza zaho uri bumukure, ati wowe ubikore neza, ati nta kosa nshaka, gusa ku bw'amahirwe yavugaga ibyo kuri telefone wa muzamu wo kwaba Bruno ari kumva ari ku rugi maze aravuga ati none se kandi bagiye kwica Pascaline, ati Pascaline se ko ari umukobwa mwiza nta mutima mubi agira, ati rwose ibi bintu ndumva binteye ubwoba. Ku rundi ruhande ariko ubwo Bruno yari yagiye yiruka cyane maze ahitira kwa Pascaline, aragenda agahita amuhobera akamuyora, ati mukunzi wanjye nkuzaniye amakuru meza, ati mama yabyemeye, noneho yakwemeye rwose aradushyigikiye, ashyigikiye ko tubana, ati ahubwo ngwino rwose tugende. Pascaline arahita amubwira ati yego se, ati noneho yabyemeye. Bruno ati ntabwo rwose azongera kutubangamira, yabimbwiye ko rwose tugiye kuba mu rukundo rwacu uko tubyumva. Pascaline nawe ahita ahobera Bruno ati iyo nkuru nzaniye ni nziza, maze aba bombi bagasomana bakishima
bakanezerwa, maze Pascaline akabwira Bruno ati ariko ntabwo rwose duhita tujyana, ati ubundi se ati ibyerekeranye na wa mukobwa mukunda nabyo bimeze bite? Bruno ati umukobwa dukundana nta kibazo yagiye, ati ubu rwose ntakiri mu rugo. Pascaline rero ahita amubwira ati niba yagiye ubwo noneho nta kibazo reka nze tugende. Afata varize rero n'ubundi bakongera bakagenda, baba bakigera rero mu rugo, maze umuzamu uba utwaye iyi varize wa mukobwa wakundanaga na Bruno agahita amubwira ati subizayo vuba, ati ntunyinjiranire iyo myanda mu nzu, ati subiza hanze. Bruno rero ahita amubwira ati hoya, ati Pascaline atagomba kuguma hano. Maze ex wa Bruno ati urabona uyu mukobwa ukomeje kujya hagati yanjye nawe atubuza rwose kwibanira. Ubwo rero Bruno aba rwose ashyigikiye ko Pascaline agenda akajya mu cyumba, maze Pascaline ahita ababwira, ubwo na mama wa Bruno aba ari aho muri salo, ahita avuga ati njyewe rwose ntabwo nkeneye kujya hagati y'umuntu uwo ari we wese, ati reka rwose nigendere, dore nararwanye ariko nahangejeje, ntabwo nkeneye kurenza aha, niba rwose ari umugabo wawe nta kibazo mugumane, njye nta mbaraga rwose zo guhangana mfite, kandi ikindi sinshaka no kubasenyera umubano, ati n'ubu impamvu narinje ni uko ntari nzi ko ukiri aha, bari bambwiye ko utagihari, naho ubundi simba niriwe nza rwose. Ahita rero yigendera Pascaline akisubirira mu rugo iwabo. Noneho rero ubwo Bruno ahita arakara, agahita akurura mama we akamujyana mu cyumba, akamubwira ati mama, ati wowe ntabwo ubizi, ati ntuzi ibintu byose byabereye muri Amerika tukigayo njye n'uyu mukobwa, ati ibyo yankoreye ntabwo wabyumva, atari kukwigiraho mwiza, ati ariko nawe rwose ushyize mu bwenge hari ibyo wabona, ati ngaho utekereza amagambo yose ambwira uhari, ati reba ukuntu bari kumbwira nabi, ambwira ngo ntabwo ndi umugabo, ngo sinzi gufata ibyemezo, ngo ntacyo nshoboye, ati akabimbwirira imbere yawe, ati noneho tekereza iyo ari njye nawe twiherereye ibintu byose ambwira, ati uriya yazanantwikira mu nzu. Mama we aramubwira ati ariko ntakubeshye njyewe rwose nabivuyemo, sinkimushyigikiye habe na gatoya. Mama we rero Bruno ahita abwira mama we rero ati noneho niba utakimushyigikiye uriya mukobwa simushaka muri iyi nzu, amasaha 24 aba yarangije guhambira ibintu bye maze agende, kuko rwose simukeneye habe na gatoya. Buracya rero ba bantu ex wa Bruno yari yahaye gahunda yo gushimuta Pascaline koko bakagenda bakamushimuta, maze barangiza bakamushyira mu modoka, ariko baba bamusinzirije. Baragenda rero bagera mu nzira, polisi igahita batangira, maze bakababwira bati muhagarike iyo modoka hano, ati nimufungure ahantu hose mumanure n'ibirahure, maze uwari ubatwaye ati oya nta kibazo, ati rwose nta mpamvu zo kumanura ibirahure, nta kibazo. Ahita afata amafaranga maze agashaka kuyaha umupolisi, atakira rwose ariko twe gukerererwa, maze umupolisi ati hoya, ati manura biriya birahure, ati bimanure ndashaka kurebamo imbere. Arabimanura rero ku ngufu, maze polisi yareba igasanga harimo rwose umukobwa umeze nk'usinziriye anapfutse umunwa, bahita babwira uyu musore bati ibi ni ibiki, agahita yongera agakuba amafaranga kabiri yayandi aba yabahaye, atakira rwose ariko tubivuganeho neza. Uyu mupolisi ahita amubwira ati none se aturi kumpa ruswa, ati sohoka muri iyi modoka kuko ndabona bidasobanutse. Bamusohoramo rero bagahita bamwambika amapingu, maze bagahita bakuramo na wa mukobwa. Bahita rero bahamagara Bruno, maze Bruno akajyayo. Bruno rero amara kujyayo maze bakamubwira bati uyu mukobwa bari bamushimuse. Ubwo ariko baba bakivuga ibyo ngibyo, maze bagahita bajya gufata wa mu ex wa Bruno, baragenda bakinjira kwa Bruno bagahita bamubwira bati uyu mukobwa niwe wari wohereje abantu gushimuta Pascaline, ati ibimenyetso rero birahari rwose, n'umusore yari yishyuye yabimushinje. Bahita bamufata rero maze bakamwambika amapingu, bakamutwara
maze Bruno akavuga ati se ubundi byagenze bite? Aba bapolisi rero baramubwira bati umuzamu wawe niwe waduhamagaye atubwira ko rwose bashaka gushimuta Pascaline, ati ubwo natwe twagumye hafi aho ngaho rero kugira ngo rwose tubafatire mu cyuho, ati bamushimuse tureba, ati tubagendaho, ati maze turabafata, ati kubera ko yari yaduhaye amakuru rwose ahagije. Bruno rero ahita abaza uyu muzamu ati ni wowe koko wakoze ibi bintu? Uyu muzamu ati yego. Maze Bruno ati kubera iki utabimbwiye? Umuzamu ati rero nanze kubikubwira, ati kubera ko natekerezaga ko nshobora kubikubwira bikazamo kidobya bakaba banamwica kuko ariko bari bavuze, ati ariko numvaga kubibwira polisi ari byo byiza rwose kubera ko numvaga iri buhite ibafata. Bruno ati ndagukunze cyane rwose, ati ndakwishimiye, ati warakoze ni ukuri, ati uri umuntu w'umugabo, ati umva, ati ninjye nawe, ati warankoreye, ati ubu nari ngiye kubura rwose umukunzi wanjye. Maze Bruno ahita abwira mama we ati dore rero wa mukobwa rwose wakundaga washimaga n'uriya, ati ni umukobwa uri ku rwego rwo kuba yakwica n'umuntu, ati ni ukuvuga ko uyu munsi yarashatse kwica Pascaline ariko ejo yari kuzaba ari njyewe cyangwa wowe. Maze mama we aramubwira ati ntakubeshye nanjye ngize ubwoba, ntabwo nari nzi ko ari kuriya ameze, ati anteye ubwoba, ati uzi ko wa mugani natwe yari kuzatwica. Mama wa Bruno rero ahita abwira Bruno ati ni ukuri, ati nshimye Imana rwose kutabanye n'uriya mukobwa, ati Imana ishimwe ko wifitiye Pascaline wawe, umukobwa mwiza w'umutima. Ahita yindukira maze akareba Pascaline akamubwira ati mwana wanjye umbabarire rwose ko nitwaye nabi, ati reba ko kwikunda rwose byari bitumye nohereza umwana wanjye mu kanwa k'intare, ati gusa umbabarire ibyo nagukoreye byose, umbabarire rwose uko nagiye nangiza ibintu, ari ugushyira umunyu mu biryo, ari ukwanduza imyenda kugira ngo umuhungu wanjye akwange, gusa yaragukundaga bya nyabyo niyo mpamvu atigeze akureka. Ubundi ubu icyo mbonye ni uko icyo Imana yifatanyirije nta muntu n'umwe ushobora kugitandukanya, gusa abana banjye mbahaye umugisha wa kibyeyi, muzabyareho n'akobwa kandi rwose ndabashyigikiye, muzabane n'iyo byaba nyuma y'amasaha 2 rwose nabashyigikira mukabana nta kibazo, ndabakunda kandi rwose Pascaline ndakwishimiye kandi uhawe karibu muri uyu muryango. Pascaline yarishimye maze araseka aranezerwa aravuga ati rwose mubyeyi mwiza, ni iki nifuzaga ko rwose nzabana na Bruno ari uko waduhaye umugisha wa kibyeyi, none Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro ko uwo mugisha rwose tuwubonye. Bruno rero nawe ahita afata Pascaline cyane amuhobere rwose amufashe mu gituza cye, maze akabwira mama we ati urakoze mubyeyi mwiza. Arahindukira rero akabwira Pascaline ati ndagukunda cyane mukobwa mwiza, ati rwose uri zahabu yanjye nitoraguriye nigendera, ati ntakubeshye uri uw'agaciro gakomeye. Bararebana rero maze bagaseka, maze Bruno agahita abwira Pascaline ati uri uwanjye ibihe byose, ni wowe nshaka ko rwose uzitwa mama w'abana bose nzabyara. Pascaline rero ahita aseka maze agahita amusoma ku itama. Mama wabo akababwira ati muzabyare rwose maze mwororoke kandi bana banjye ndabakunda mbari inyuma. Aba bombi rero bahita bahoberana ndetse na mama wabo bishimye rwose kwaba bahaye umugisha wa kibyeyi. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze like, share na comment. Ikindi kandi niba ari ubwa mbere uhageze, jya ukora subscribe kugira ngo zijye zikugeraho mu ba mbere. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.